waba uri umunyamategeko, waba uri umuganga, waba uteka, waba uhinga, waba uri umugore n'umugabo, ufite umurimo umwe mu buryo butandukanye twahawe wo guhuza abantu n'Imana. Niba uri mucuruzi udahuza abantu n'Imana uri igihombo. Niba urimo wigisha cyangwa uvura udahuza abantu n'Imana urimo uraduhombera. Nkwibarize nshuti y'Imana ko tugize umugisha wo kuba turi mu nzu y'Imana uyu mugoroba. Ese uko guhamya uragufite mu mutima wawe? Ese umutima uravuga ngo Kristo niwe mwana w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi? Ntago ari ubumenyi bwo mu mutwe, ni umutima wanjye wahamirijwe ko nari mpfuye rubi, ariko bukeye umwana w'Imana aranyihishurira ndamuhamya. Haleluya! Nguyu umwana w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Si amasengesho y'iminsi 40, si idini ryiza, si bwa bupfura batubwiraga. Nguyu umwana w'Imana wankijije ibyo ntari gukira. Haleluya! Uko guhamya rero iyo kwakubayeho ni ukuri, nawe uzaba umuhamya, kuko niyo bakuvuguruza uravuga uti ndabizi neza ndiyizi mpfuye. Kandi koko hari umuntu apfa ari imfura nka kure batubwiraga, ni ukuri atiba adasamba, ariko ari umupfu, ari umupfu utiyizi. Aho Mwuka Wera abera mwiza, ibyo polisi itakora, ibyo amategeko adashoboye, ibyo ribi itanyemeza, ibyo mwese mufatiye mu cyaha mutanyemeza, nabahindukana havuga ntimurambeshyera, ibimenyetso biri hehe? Ibyo Mwuka Wera araza akamurika mu mwijima w'umutima wa utanse, akakubwira ngo nyamara uri mubi, nyamara ntiwakwikiza, nyamara nturiho, akamurika mu mutima wanjye. Haleluya! Iyo umuntu arwaye malaria ashobora kurwara umutwe, ashobora kuruka, ashobora kugira umuriro, ariko umuganga w'ukuri ntavura umutwe n'umuriro, aravura indwara. Nguyu umwana w'Imana waje gukuraho icyaha cy'abari mu isi. Iyo yagikuyeho n'udushami tuzatakara, ntuzamenye igihe twatakariye. Nkunda impinduka z'umumana ikorera mu muntu iyo umuntu akomeje kurira ku meza y'umwami. Ni ukuri nawe ujya uvuga uti ninjye, tutamanitse amaboko, tukishoboye ntidukenera Imana, tukishoboye turishoboye nyine, turirwariza, twagerageza ibyo abantu bashobora, kandi abantu bashobora byinshi. Twakora amasengesho y'iminsi myinshi, twakora yitata yirindwe yo kwiriza, ari ibintu twakwikorera twumva turagerageje, ariko ibyo byose ntibifite imbaraga zo kudukiza hariya hantu. Icyacu n'ikidukwiriye ni ukumanika amaboko, tukavuga ko tudashoboye, hanyuma tukifuza ushoboye. Rero Imana ishimwe ko Imana itemeye ko tumenya ko tudashoboye kugarukiriza aho ngaho. Haleluya! Imana ishimwe ko yatanze Kristo. Imana nibishimirwe. Hanyuma ikitarashobokaga gihinduka igishoboka kubera Yesu. Bwa bubi bw'iteka ni ukuri Yesu araza abukora, ya migambi mibi by'iteka umwami Imana araza abikoraho. Rero mu rwandiko rw'Abaroma nkoresheje Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana, haravuga ngo Bibiliya ijambo ry'Imana numvaga n'umwigisha wacu ayikoresha, ivamo ikinyarwanda cyoroheje, muzajye munyuzamo muyisome. Haravuga ngo ku murongo wa mbere ngo ubu rero abari muri Kristo Yesu, bo banditse Yesu, nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bacirwa, kuko gutegekwa na Mwuka w'ubugingo buri muri Kristo Yesu kwankuye mu buja bwo gutegekwa n'ibyaha n'urupfu. Ibyo amategeko atashoboye bitewe n'intege nke kamere y'umuntu, kwa kumanika amaboko dutsinzwe. Ibyo amategeko atashoboye bitewe n'intege nke za kamere y'umuntu, Imana yarabikoze, Imana yarabyikoreye. Haleluya! Niyo mpamvu ntacyo kwirata gihari. Imana ishimwe cyane. Umuntu yirata ibyo yibashirije, umuntu yirata ibyo yikoreye, niyo mpamvu ntacyo kwirata gihari. Ibyo umuntu atashoboraga, haleluya, ibyo amategeko atashoboye bitewe n'intege nke za kamere y'umuntu, Imana yarabikoze, yohereje umwana wayo bwite, haleluya, afite kamere imeze nk'iy'abantu b'abanyabyaha, kugira ngo abe igitambo cy'ibyaha byabo, niko gutsinda burundu ibyaha biri muri kamere y'umuntu. Imana reka tuyihe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ibyirato byacu ni Kristo, arakabaho, aragakorerwa, aragapfukamirwa. Haleluya. Waje kumara ububi mu mutima w'umuntu aragahoraho, ntacyo kwirata gihari. Haleluya. Niyo mpamvu iyo twasogongeye imbabazi agenda dutiza gato gato ku mutima we wo kugirira imbabazi abandi, kuko umenya imbabazi wagiriwe, umenya agaciro k'imbabazi wagiriwe, umenya ubuntu wahawe n'Imana, ukamenya ko utari uwo kwikizana n'uyu munsi utikomereje. Erega si no kudukiza gusa, ntiubasha no kwikomereza muri urugendo yagutangije, ni wowe wenyine ubikora. Ibyo rero biguha umutima woroshye kandi uha abandi bantu ubuntu n'imbabazi, kuko uzi ko nawe utunzwe n'imbabazi ze. Imana nihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Mufite teme nziza rero murimo muserebra iby'umwami Imana yakoze muri Gisubizo ministry y'imyaka 20, kandi Imana nibishimirwe. Kugaruka kuvuga kwihana no kubabarirwa ibyaha
ngo umuryango utwinjiza mu bwami bw'Imana. Ndahamya ko ari umurage mwiza Gisubizo Ministries yifuza ko abayimenye, abayibayemo, abafashijwe n'indirimbo zabo kandi bazakomeza gufashwa kugeza aho umwami azabishimira. Nifuza ko umurage mwiza bifuza ko twasigarana, nibwira ko umurage mwiza bifuza ko twasigarana ni ukumenya uyu muryango twinjiza mu bwami bw'Imana. Indirimbo zabo zikadusigira ibyo, ibikorwa byabo bikadusigira ibyo, imirimo yabo ikadusigira ibyo. Kuko umuntu ashaka kuryoherwa n'indirimbo, kuko indirimbo ziraryoha muri rusange, atari n'iziramya Imana gusa, n'indirimbo zindi zitaramya Imana nazo ziraryoha. Akamelodi karagucengera ukajya wumva birimo birajyamo neza, ugasanga wanyeganyije n'ikirenge n'umutwe, niyo zaba zitavuga Imana. No kuvuga ngo indirimbo zifite imbaraga zo kwinjira muri soul, zifite imbaraga. Ariko ndahamya ko ubuyobozi bwa Gisubizo buhitamo ko tuvuga kwihana no kubabarirwa ibyaha, umuryango twinjiza mu bwami bw'Imana. Bifuza ko ariyo legacy twasigarana, bifuzaga ko ariwo murage twasigarana, bifuza ko tutazaririmbira inahangaha tukazabura mu gitaramo cyo mu ijuru. Haleluya. Rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi yarakoze ku mirimo yose yabakoresheje. Reka nanjye nongera nsome aho umukozi w'Imana yasomye Luka 24:47 tugeze kuri ndageze kuri 49. Luka 24 nakoreka mbere kuri 45 Bibiliya ijambo ry'Imana ngo nuko arabajijura kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe. Uyu ni umwami wacu Yesu Kristo. Ngo nuko arabajijura kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe. Arababwira ati uko ndiko byanditswe ko Kristo agomba kubabazwa akanapfa ku munsi wa gatatu akazuka mu bapfuye. Ngo byanditswe kandi ko uhereye Yerusalemu abantu bo mu mahanga yose bagomba gutangarizwa mu izina rye ibyo kwihana kugira ngo bababarirwe ibyaha. Haleluya. Ngo nimwe bagabo bo kubihamya. Arimo aravugana n'abigishwa be, murabyibuka, batamumenye n'ibindi, ariko ababwiye ibyagombaga kuba. Ngo ibyo byaranditswe kuhereye Yerusalemu abantu bo mu mahanga yose bagomba kumenya ayo makuru, ngo bagatangarizwa mu izina rya Kristo ibyo kwihana kugira ngo bababarirwe ibyaha. Ngo namwe muri abagabo bo kubihamya. Ngo kandi nzabohererezaho data yasezeranye. Ibi binyohera cyane kuko nta hantu namwe Imana yigeze dusaba kwirwariza kuko ntitwabishobora. Ngo kandi nzaboherereza uwo data yasezeranye. Ngo none rero mugume mu mujyi mutegereze gusesurwaho ubwo bubasha buvuye mu ijuru. Haleluya. Nimwe bagabo bo kubihamya, ariko nta mbaraga mwabona zo kubihamya, ariko nimutegereze icyo data yasezeranye. Arangije atubwira ngo tujye twuvuga iby'Imana ivuga. Haleluya. Duhitemo gukora ibyidusaba. Mbese ubwenge bwacu n'ibyacu bitereke ku ruhande, hatarabayeho gutegereza ibyo bari babwiwe. Uku gusuku k'umwuka w'Imana gusesuye ntikwari kubabaho, n'izi mbaraga zibahesha kuba abahamya ntibari kubibasha. Imana ishimwe cyane. Nimwe bagabo bo kubihamya kandi nzaboherezaho data yasezeranye. None rero nimugume mu mujyi mutegereze. Cyo basabwaga no gutegereza. Mutegereze gusesurwaho. Iri jambo ryo muri Bibiliya ijambo ry'Imana rikunze rivuga ngo mbibuzure. Mutegereze gusesurwaho ubwo bubasha buvuye mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Muri mugoroba turyoherwe no kumenya umuryango umwe rukumbi winjiza abantu, utuza abantu mu bwami bw'Imana. Haleluya. Bidashidikanywaho, si umurimo w'abantu. Nguyu. Haleluya. Ijwi ry'Imana ryari ryarimubwiye ngo uzabona umwuka wera mumanukiraho ni uwo nguwo. Yarabizi neza niyo bamwiciye ari bukomeza akabihamya. Nkwibarize nshuti y'Imana ko tugize umugisha ko turi mu nzu y'Imana uyu mugoroba. Ese uko guhamya uragufite mu mutima wawe? Ese umutima uravuga ngo Kristo niwe mwana w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi? Ntago ari ubumenyi bwo mu mutwe, ni umutima wanjye wahamirijwe ko nari mpfuye rubi, ariko bukeye umwana w'Imana aranyihishurira ndamuhamya. Haleluya. Nguyu umwana w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Si amasengesho y'iminsi 40, si idini ryiza, si bwa bupfura batubwiraga. Nguyu umwana w'Imana wankijije ibyo ntari gukira. Haleluya. Uko guhamya rero kwakubayeho ni ukuri, nawe uzaba umuhamya, kuko niyo bakuvuguruza uravuga uti ndabizi neza ndiyizi mpfuye. Kandi koko hari umuntu apfa ari imfura hakure batubwiraga ni ukuri atiba adasamba, ariko ari umupfu, ari umupfu utiyizi. Aho mwuka wera bera mwiza ibyo polisi itakora, ibyo amategeko adashoboye, ibyo ribitanyemeza, ibyo mwese mufatiye mu cyaha mutanyemeza, nabahindukana habwe ntimurambeshyera, ibimenyetso biri hehe? Ibyo mwuka wera araza akamurika mu mwijima w'umutima wa utanse, akakubwira ngo nyamara uri mubi, nyamara ntiwakwikiza, nyamara nturiho, akamurika mu mutima wanjye. Haleluya. Nkamanika amaboko nkavuga ngo ndatsinzwe, menye ko ndi mubi, nkeneye imbabazi z'Imana. Iyo icyo kintu cyakubayeho rero
uzaba umuhamya w'ukuri. Kandi reka mbabwire, Yesu aragukeneye. Haleluya. Kuko iyo umuntu avuga ibihuha hakagira ikimukanga ahita bivamo. Ndavuga ati nivugiraga. Iyo umuntu avuga ibitaramubayeho, ibyo atahagazemo, bamukangaho gatoya. Ubukene bw'agetso by'indwara. Iyo umuntu arwaye malaria ashobora kurwara umutwe, ashobora kuruka, ashobora kugira umuriro, ariko umuganga w'ukuri ntavura umutwe n'umuriro, aravura indwara. Nguyu umwana w'Imana waje gukuraho icyaha cy'abari mu isi. Iyo yagikuyeho n'udushami tuzatakara, ntuzamenye igihe twatakariye. Nkunda impinduka z'umumana ikorera mu muntu. Iyo umuntu akomeje kurira ku meza y'umwami, nukuri nawe ujye uvuga uti ninjye hano ku meza y'umwami, nukuri nawe ujye uvuga uti ninjye hano, byakunda. Nta byaha by'inyuma byamfata, ariko agahinda ko mu buryo. Nta byaha by'inyuma byamfata, ariko agahinda ko mu buryo bw'Imana gasunikira umuntu kwihana. Mwuka Wera yukabyararaza agatera mu mutima wawe. Numvaga ndifura kandi y'umwana mwiza, ariko agahinda ko mu buryo bw'ubumana gatera umuntu kwihana ngo nagahinda katicuzwa. Ndakubaza se kageze mu mutima wawe, cyangwa wavukiye muri Pentecote ukomerezaho? Dore igisubizo maze no kumara imyaka myinshi, ubu yabyaye abana benshi. Ese wasanze biryoshye mu ndirimbo ukomerezaho ucomekeramo, wafatiyeho usanga biryoshye no kuba muzi Imana. Rega nimura kuntu abasore beza n'abakobwa beza ntibikimwaje. Kera byari bimwaje, ari ibintu by'abantu bameze ukuntu, ntibikimwaje, ahubwo bitanga ibisubizo. Abageni baza kubashakira hano, abagabo baza kubashakira, ushaka n'umukozi mwiza uza kubashakira. Byabaye ese wacomekeyemo muri ibyo? Ese agahinda ko mu buryo bw'Imana kakwibutsa ko wahemukiye wagukunze kigeze kaboneka mu mutima wawe? Icyampa Umwuka Wera akagateramo muri iki gitaramo. Haleluya. Paulo yaratwandikiye nk'uko Imana muyoboye mu rwandiko yandikiye itorero ry'i Korinto igice cya 2, igice cya 7, Abikorinto ba 2:7 8 kugeza ku 10. Reka masome muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Aravuga ngo urwandiko rwa 2 rw'Abikorinto 7:8 kugeza ku 10, ngo nubwo urwandiko nabandikiye rwaba rwarabateye agahinda, sinicuza ko narwanditse. Nari ngiye kubyicuza igihe mbonye ukuntu rwabateye agahinda akanya gato. Yaragiye kubabazwa nuko bababaye. Ngo ariko ubu ndishimye, atari uko nabateye agahinda, ahubwo ari uko ako gahinda kabateye kwihana. Ngo erega ako ni agahinda gahuje n'iby'Imana ishaka, ngo bityo nta kibi mwahuye nacyo kiduturutseho. Ngo burya agahinda gahuje n'iby'Imana ishaka gatera umuntu kwihana kakamugeza ku gakiza. Haleluya. Ngo burya agahinda gahuje n'iby'Imana ishaka gatera umuntu kwihana kakamugeza ku gakiza. Ngo agahinda nkako nta mpamvu yo kukicuza, naho agahinda gasanzwe koko muri iyi si kageza umuntu ku rupfu. Mwibarize inshuti y'Imana, aka gahinda ko kubabaza Imana kaje mu mutima. Uzi ko agahinda ariko gatera kuzinukwa ikirohoza ukunda? Uzi ko agahinda ariko gatera kwifuza kutongera kwiyobora no kutongera kwigenga? Agahinda ko mu buryo bw'Imana niko kazana ya mpinduka yo guhindukira. Ukibikunze bigifite inyungu, bigisa neza, bigikomerwa amashyi na benshi. Ndakwinginze, turimo tuvuga kwihana no kubabarirwa, umuryango ugeze umuntu mu bwami bw'Imana. Mwuka Wera ashyira aka gahinda gatera umuntu kwihana mu mutima wawe niba katarazi. Aguhe kuzinukwa kubabaza Imana. Data akurehereze kuri Kristo, agusobanurire mbuze uko nkivuga igipimo cy'urukundo rutagira akagero cyajyanye umwana w'Imana ku musaraba. Abihuremere bikwiriye mu mutima wawe. Nabonye mu Kinyarwanda abantu batugirira neza, turabitura, abaduhaye inka tujya kubakurira ubwatsi tukabarahira bakahita baba pati y'imiryango kubw'igikorwa cy'ineza. Ndinginga Mwuka Wera kubw'imbabazi z'Imana ko sinamenya no kubivuga uko bikwiriye, ariko agusobanurire igipimo cy'urukundo rwatumye umwana w'Imana ajya ku musaraba. Njye nibaza ko nta muvuga butumwa urabivuga neza nk'uko bikwiriye, ntituranabiririmba nk'uko bikwiriye, ariko Mwuka Wera yo kabyara akurehereze kuri Kristo, umenye igipimo cy'urukundo rutagira akagero rwatumye Yesu ajya ku musaraba ku bwawe. Nusobanukirwa urwo rukundo nirugwirira mu mutima wawe, ya mashami ntuzamenye igihe yahungukiye kuri wowe, kuko uzabeshwaho no kunezeza wagukunze akakwitangira. Bizaguhindukira imbaraga. Urukundo ni imbaraga. Haleluya.
umuhungu ashobora gukunda umukobwa agahita atongera kubona abandi bakobwa bose muri Kigali kandi bagihari. Urukundo ni imbaraga. Icyama urukundo rwa Kristo rukagwirira mu mutima wawe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ese kutegerejwe nk'umuhamya nshuti y'Imana, wowe ubwawe wunzwe n'Imana? Dufite umukoro ukomeye ab'itorero rya Kristo. Njye mbona tumeze nkaho tuwurangariyemo. Ndinginga Imana ngo yongere idukangure kubw'imbabazi z'Imana. Uramutse umenye ko wahawe, wowe wamaze kungwa n'Imana, uramutse umenye ko wahawe umurimo wo kunga abantu n'Imana. Ubundi ni umurimo wa Yesu, ngo niwe muhuza w'Imana n'abantu wenyine. Si pasiteri, si umuntu n'umwe. Kristo niwe muhuza w'Imana n'abantu wenyine. Ariko arangije twebwe abunzwe n'Imana muri Kristo Yesu ngo aduha umurimo natwe wo kunga Imana n'abantu. Ubwo wagira uwo murimo ugapfapfana, wagira umurimo ugatakaza umwanya, wagira uwo murimo ugatinda kuba amagambo y'Imana ngo amagambo y'Imana kuzure ubone ibyo ujyana. Imana ishimwe. Haleluya. Mu rwandiko rwa kabiri rw'Abikorintho igice cya 5 umurongo wa 19 ndibaza ko tuwuzi, cyangwa se akenshi tumenye 17 gusa tubwira ko umuntu ari muri Kristo Yesu aba yarabaye icyarimwe gishya. Yego tumenya na 21 ko Kristo utarigeze amenya icyaha rwose yahindutse icyaha ku bwacu natwe tugenderwa gukiranuka kw'Imana. Ariko reka tugaruke gatoya muri uyu mukoro uri mu murongo wa 19 ngo koko rero Imana yari muri Kristo igihe yiyungaga n'abantu bo kw'isi yose. Haleluya. Koko rero Imana yari muri Kristo igihe yiyungaga n'abantu bo mu isi yose, ngo bityo ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Natwe dushinga kubwira abantu ngo biyunge nayo. Iduha ministeri ya reconciliation yo guhuza. Njyewe ikibumbano cy'intege nke, wowe ikibumbano cy'intege nke, data guha umurimo wo guhamagara abantu, wo kunga abantu n'Imana. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Wapfa ubusa gute, watakaza umwanya gute ufite umurimo wa Yesu. Yesu niwe muhuza w'Imana n'abantu. Arangije twebwe abunzwe n'Imana muri Kristo Yesu aduha umurimo natwe wo kunga abantu n'Imana. Ubu nicyo gitumye tutapfuye ngo tujye mu ijuru. Nicyo gitumye cyagiye wakizwa gutarahise upfa ngo ujye mu ijuru kandi wari bugeyo, nuko wari uhawe indi myaka yo gukora umurimo umwe rukumbi. Waba uri umunyamategeko, waba uri umuganga, waba uteka, waba uhinga, waba uri umugore n'umugabo, ufite umurimo umwe mu buryo butandukanye twawe wo guhuza abantu n'Imana. Niba uri mucuruzi udahuza abantu n'Imana uri igihombo. Niba urimo wigisha cyangwa uvura udahuza abantu n'Imana urimo uraduhombera. Isi yuzuye abarushye n'abaremerewe bategereje imbabazi nk'izo wowe nanjye twagiriwe. Hari ijoro naruhutse, hari ijoro namurikiwe n'umucyo w'Imana, hari ijoro imbabazi z'Imana zangezeho. Data rero agutegereje ngo izo mbabazi n'aba bari kugenda mu mwijima barushye nabo bazihabwe akoresheje wowe. Ahantu wegereye njyewe simpegereye. Haleluya. Umuryango wavutsemo si unavutsemo, aho hantu data arifuza ko wamugendera. Ikindi, ibintu by'ivuga butumwa ryo kuri hano kuri bose babireba bye kubashuka. Umuntu uzavuga Yesu neza ukamwumva no muntu mwegeranye. Umuntu ufite kwa guhamya kwa Yohana muri we uvuga uti ngo uyu mwana w'Imana ukuraho abantu byaha. Umuntu wamwiboneye ubuzima bwa Kristo bukoze, azamubwira umuturanyi we, azamubwira uwo babana, azamubwira uwo bigana bimbere neza. Nko twebwe baturebera hano kure batarigeze batwegera, batwita amazina bashaka, bazi ko dushaka icyubahiro, bazi ko turimo dushaka amafaranga, bafite uko babyita. Ariko umuntu mwegeranye, umuntu mwicarana mu ishuri, umuntu mwicarana muri office, umuntu mucuruzana ku isoko, umuvandimwe wawe wabonye impinduka z'Imana zakoretse muri wowe, ni wowe ntumwa y'Imana kuri we. Ni wowe Imana ifite kugira ngo urehereze uwo muntu kuri Kristo. Wipfa ubusa, wipfayonga, wipfusha umwanya wose. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Natwe dushinga kubwira abantu ngo biyunge nayo. Nshuti z'Imana, none ushishikajwe n'iki uyu munsi? Niba uyu murimo waramaze gukoreka mu mutima wawe, kuguhamya uragufite, kagahinda k'ubumana warakagize, uyu munsi wowe nanjye twongewe iminsi yo kubaho, ufite umwete w'iki? Ushishikajwe n'iki? Kimwe kirimo uburiganya, ikindi kiradukwiriye. Muri iyi si ya nyuma y'ibihe bya nyuma abantu bashishikariye ibintu bibiri gusa. Mpere ku kibi ngira ngo nze ku cyiza. Reka nakomere ku cyiza. Haleluya. Hariho umwete w'uburyo bubiri mu gihe cya nyuma. Paulo yagiye abivuga mu nzandiko yandikiye Timoteyo, avuga ko mu bihe bya nyuma hazabaho gukonja,
urukundo rwa benshi rugakonja. Inyigisho nzima abantu bakaba batagize kunzi, ahubwo basishikajwe n'izinezeza amatwi yabo. Haraho yavuze mu rwandiko rwa 2:3-4 ngo bazaba ari abantu bagambana ari byigenge bikakaza, ariko ndifuza kano gace kanyuma ngo bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Muri make bashishikajwe, babitangira amafaranga, babitangira umwanya, bashishikajwe no kwinezeza, ntibashishikajwe no kunezeza Imana. Abo bantu bo mu bihe bya nyuma. Ariko indi nkuru nziza, mu gihe cya nyuma ngo Imana none izasuka umwuka wayo ku bantu bose. Hazaba hari abandi bantu ikindi gice kidakonje, ikindi gice gishishikajwe no kunezeza Imana no gusohoza umurimo wiyadutumye. Ushishikajwe n'iki ko nta hagati na hagati habaho? Nta hagati na hagati hahari. Niba udashishikajwe no kwinezeza, ushishikajwe no kunezeza Imana. Haleluya. Bya bintu umukozi w'Imana avuye kutubwira biri mwirari n'ibindi, bura byose biba biganisha kutunezeza. Niba irari rinkomangiye rigukomangereka ku byo gusambana, niba ugiye gusambana ushishikajwe no kunezeza umubiri wawe, ariko ushishikajwe no kunezeza Imana, ntazagaburira irari. Haleluya. Kuko biratubwiye ngo rirabambwa ahubwo ku musaraba. Kubera iki? Kuko imbaraga zimushoboza rya tegeko ry'umwuka n'ubugingo muri Kristo Yesu zamaze gukorera muri we. Muri iki gihe cya nyuma rero, nyuma yuko wagiririwe ubwo buntu, ese ufite umwete wo kunezeza Imana? Kunezeza Imana ntago bitandukanye n'icyo twita kwezwa. Kwezwa n'ubuzima bwakira icyo Yesu yakoze muri bwo, bwarangiza bukavuga ngo Mana, manitse amaboko, ndakwemereye ngo ushoboze kubaho nezeza umutima wawe. Nintana uzangaruza ineza yawe. Ijwi ryawe rimpore hafi, amaboko yawe ampore hafi. Imyaka ninjiyemo ni imyaka yo kwihutira, yo kwifuza kukunezeza. Uko niko kwezwa. Harabitubwira mu Baheburayo 12:14, aba babwirwa ibi nabaciye muri rwa rugendo. Ese kwaguhamye ko Yesu ari umwana w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi kwababayeho? Ese kagahinda katicuzwa gatera kwihana bagaciyemo? Abo rero nibo basabwa kwezwa. Nta muntu usabwa kwezwa atarigeze anavuka. Agakiza ni package. Hari ukuvuka ariko twageranya no gucindishirizwa, nta ruhara ubifitemo. Nta ruhara ubifitemo. Ibitego Yesu yitsindiye ku musaraba byuko atigeze akora icyaha namba, wabibazweho kubwo kumwizera. Haleluya. Gutsindishirizwa ni ukubaraho ibitego utatsinze. Imana ishimwe cyane. Nta ruhare wabigizemo. Ariko abo ngabo kuko hari icyo bahawe gikorera muri bo, nibo Bibiliya yabwiye ngo none nibagira umwete, bagira umwete wo kwezwa. Ese barawugira gute? Barawugeraho gute? Urugero, niba ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kutweza. Haleluya. Kandi niko biri. Bibiliya avuga ngo atwejeshe ijambo rye. Imana ishimwe cyane. Niba Bibiliya yakubwiye ngo gira umwete wo kwezwa, ukaba utabibashije kandi ijambo rikaba rifite imbaraga zo kweza, ese no byibuze wanagerageje kugira kete ko kuribamo ngo ryo rifite imbaraga zo kuguhindura riguhindure? Hari umuntu unyumvise? Imana ishimwe. Mu Baheburayo 12:14 yavugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Umwete wo kwezwa ni umwete wo kunezeza Imana. Isi y'abari mu nsengero, reka bo hanze mbe maretse, bamwe barariganijwe binjira mu nsengero. Ubona kino gitaramo cyari cy'Imana, izi ndirimbo ni iz'Imana, duteranye ku bwayo kugira ngo tuyihimbaze ibyo yakoze, ariko turimo turariganywa n'inyigisho zitarizo zituma n'iby'Imana dushaka kubigira ibyacu. Muri make aho kwinjira mu nsengero bavuga ngo reka numve ibyanyongerera umwete wo kwezwa, reka numve ibyanyongerera kunezeza Imana, ahubwo ninjira bavuga ngo ni igiki Imana iri bukore ngo inezeze. Muribuka igihe cya nyuma? Igihe cya nyuma kiri mwiki? Abantu bakunda ibibanezeza. Ni agatego ko mu gihe cya nyuma. Nshuti y'Imana, umutima wawe wishyira Imana, urashaka ibikunezeza, urashaka kunezeza Imana. Imana itugirire neza. Mu gice cya 4 cya Timoteyo wa 2:3-5 ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba abarya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza bigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri. Bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma n'ukuri. Burya ntibibara ubutumwa bwiza. Bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Ngo ariko woweho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukora umurimo w'umubwiza butumwa bwiza, usohoza umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Haleluya. Mu mashimwe tuzanira Imana, aho tujya mu materaniro yacu, aho tugira iminsi yitwa yo gusenga no kwegera Imana, aho tujya mu ijambo ry'Imana, reka we kuga mu gatego k'ibihe bya nyuma ko gushakamo ibikunezeza, ahubwo shakamo ibyagutera kunezeza Imana, ari bwo buzima bwo kwezwa. Imana itugirire neza. Haleluya. Twavuga gasoza kwihana no kubarirwa ibyaha, umuryango twinjiza
mu bwami bw'Imana. Ni umuryango umwe. Yesu yarivugiye ngo ni ingerembo ry'intama, uca ahandi ni umunyazi, ni ingerembo ry'intama, nta yindi nzira. Waba waruririye hehe? Waba waraciye hehe? Ese uyu munsi mu buzima bwawe haba hameze gute? Ese ibikunezeza byaba bikubanye byinshi? Ese niho waba urimo ushakira? Ese kwegera Imana kwaguhindukiye ko gushaka ibikunezeza? Ese wibagiye isengesho ryavuga ngo Mana ntunezeze gute? Ese ubushake bwawe ku buzima bwanjye nubuhe? Ibyo bigarurwa n'ubundi no kwihana. Byakozwe no 3:19 ndifuza ko dusenga. Haravuga ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku mwami Imana. Reka dusenge inshuti z'Imana. Turarota ububyutse muri kino gihugu cy'u Rwanda. Turarota kubona abahungu n'abakobwa basiganwa bakorera Imana. Ese nawe urabirota? Ese nawe nizo nzozi zawe? Ese urifuza gukoreshwa n'Imana? Ese ntukeneye iminsi yo guhemburwa? Ese ntiwaba waraguye mu gatego kagutera kwifuza gukura ku Mana iteka ibyakunezeza, ukibagirwa kubereyeho kuyinezeza aribwo buzima bwo kwezwa? Ese aho ntiwaba waraguye mu gatego kakwiyogeza ko ugomba no kubigirira umwete atari kubigendamo gatoya, kubera ko umurimo ufite nuwo kukunga abantu n'Imana, kandi ntiwahamya ibitarakozwe muri wowe. Mureke dusenge. Sinzi ikigero uriho. Ese kuguhamya kwarakoretse mu mutima wawe? Ese Yesu umutima wawe urabihamya ko ari umwana w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi? Si umutima wawe wakiriye uko guhamya? Ese akagahinda ko mu buryo bw'Imana gatera umuntu kwihana kuticuzwa, ese kageze mu mutima wawe? Ese wamuzamurira amaboko mbwira ko udashoboye? Ushobora kuba uri mu nzu y'Imana ufite n'imirimo nk'iyi yose dukora, ariko uhora utsindwa, cyangwa warinjiriye mu irembo ritari ryo, ngo niwe rembo ry'intama. Kuko Imana igira neza, kuko Imana ikiza indwara, kuko Imana yambika abambaye ubusa, kuko Imana igaburira abashonje, kuko Imana itanga kubyara, kuko Imana yo kabyara igira neza, kuko hari imirimo hari ibitangaza n'ibimenyetso bizaherekeza abizera byoroheye umuntu ko yakwinjirira. Sindaryita irembo ni mu rukuta, yakwinjirira aho ngaho hibyo Imana ikora, ariko atinjiriye mu kwihana no kwakira imbabazi. Iryo rembo riba atari iry'ukuri. Ni igiki cyakurehereje gusanga Imana? Ese n'izindi ngorane wari ufite kandi n'ukuri arazikemura, atugirira neza. Yaratubwiye ngo ko tuzi guha abana bacu ibyiza, batadusaba umugati ngo tubahe ibuye. Nawe nuko niko ameze, agira neza intore ze zimutakira ku manywa na nijoro. Ariko winjiriye mu kahe gace? Ese twasenga winjiriye mu kibazo n'ingorane kindi kitari cyo kugukuraho icyaha? Winjiriye mu butabazi bakubwiye agira atanga? Ese uyu mugoroba wamubwira ko ukeneye umurimo nyamukuru wamuzanye wo gukiza abari mu isi icyaha? Yarabyoroheje kugira ngo hatagira umuntu bicika. Yaravuze ngo iyo nzira yo kwera ngo nubwo umuntu yaba umuswa ntazayiyoba. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo yahisemo kudukirisha ubupfu bw'ibibwirizwa. Ngo ikindi gihe yishimiye mu mwuka ngo aravuga ngo ndagushima Data muremyi w'ijuru n'isi ko ibyo wabihisha abanyabwenge ukabishurira bameze nk'abana bato. Yarabyoroheje kugira ngo hatagira umuntu ubiyoberwa. Byoroshye nko kureba kuri cya giti cyari kimanitseho inzoka y'umuringa. Nicyo gishushanyo Yohana yaduhaye. Abari bariwe n'inzoka mu butayu, ubumara burimo buzamuka mu buryo bwa siyanse, bidashoboka ko ubumara bwavanwaho no kureba igiti cy'umusaraba. Benshi ndahamya ko abagabo b'abanyabwenge bari mu bwoko bwa Isiraheli, ndahamya ko hari Mose witujijisha, dore ibyo duteje ko bumvaga ari bibateje, inzoka ziratumaze, none urimo uraturagira utubwira abantu b'abagabo b'abanyabwenge kureba ku giti cy'umusaraba ngo dukire. Ariko abakirebyeho ngo bose bakize ubumara bw'inzoka. Ngo ni nako umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Ahabwe ubugingo buhoraho. Afite imbaraga zikorera mu imbere, iby'inyuma bizikora. Umwizera wese, umwemera wese akizera izina rye, wahabwa ubugingo buhoraho. Yarabyoroheje kugira ngo utazacikanwa. Ubuzima bwawe bwo mwibanga bumeze gute? Ese uri mu rugendo rugana Siyoni? Umunsi umwe tuzataramira hano mu isi, ubundi dukomeze mu bwami bw'Imana. Niba Yesu abangutse mu gihe cyacu,
nituzaba twarapfuye nabwo ni twebwe tuzabanza kuzuka. Ese warungurutse ibyo bikiwe mu ijuru? Mu isi nta gihembo kihaba gihagije, ntacyo. Ushobora kubwira umwuka wari ibyo bintu simbyumva, binsobanurire, binyigishe. Igihe kimwe Yesu yahindukira abigishwa baravuga ngo nafite ibintu byinshi byo kubabwira ariko none ntabwo mubasha kubyumva, ariko umwuka w'ukuri naza yemere kwakira ubupfu bwacu. ahubwo ati simbyumva, sinzi ko umuntu akira icyaha, nabaho sindabona umuntu akira icyaha, simbizi. umubwire uti mwuka wera ngwino bisobanurire. Si ubwo buzima bwo gutsinda icyaha koko bubaho? Si ubuzima bw'impinduka? Si ubuzima bwo kwezwa bubaho? Bisobanurire, nyigisha icyo wakoze ku musaraba. Dore nje nk'umwana muto, utereke amarojike, utereke kunanirwa, mubwire ngo nje nk'umwana muto, ndashaka ubu buzima. Ese ubu mu ntege nke zanjye nanjye wangize umuntu uzaguhuza n'abandi. Ndi intumwa mu cyimbo cyawe nk'ubwo buzima. Data, tukuzamuriye amaboko muri uyu mugoroba, wongeye kutwibutsa mukunzi mwiza ko umuryango umwe wonyine ujyana abantu mu bwami bw'Imana ari ukwihana no kubabarirwa. Tukuzamuriye amaboko mukunzi mwiza, tukubwira ko tudashoboye, ariko warabonetse kugira ngo dukire. Watanze ubugingo bwawe kugira ngo dukire. Twebwe abarabo kurimbuka, wadukunze urukundo rw'igitangaza. Si twebwe twagukunze mbere, nta nubwo ari twebwe twagushatse ngo umuntu atagira icyo yirata. Niwe wadusanze mu bihanamanga, uradukiza. Mwuka wera, vugira muri aya magambo menshi twavuze, n'indirimbo zizaririmbwa nibizakomeza kuba muri iki gitaramo, bivugiremo, uvugane n'imitima y'abahungu n'abakobwa nyaguhora ku ngoma, ubateze kare agahinda ko mu buryo bw'Imana katicuzwa, kinjiza umuntu mu gakiza. Kangura imitima yacu aho yari isinziriye, tukayobywa n'inyigisho z'ibinyoma ziri hanze zidutera kwifuza ibitunezeza. Icyorezo cy'igihe cya nyuma kikatwinjirira, iteka tukakwegera dushaka ibitunezeza aho guharanira kukunezeza wowe wagiye ku musaraba ku bwacu. Hindura, vugurura, twuzuza ibyawe, ubuzima bwanjye bubereho kukunezeza no gusohoza icyo wandemeye, no gusohoza umugambi wawe kuzageza ku iherezo ry'urugendo. Waduhaye umurimo ukomeye wo kukunga n'abandi. Nyigisha uko naba uhuza abantu nawe, uko nshaka bari kungenza, ibyo wifuza gukora muri njyewe abari kubigenza. Wabwiye abigishwa bawe ngo erega ni mwebwe bahamya b'ibyo, kandi bari banakuyobewe. Izo wari warababwiye kuzapfa ukazuka ntibari babyumvise, ariko urababwira ngo erega ni mwebwe bahamya b'ibyo. Ariko urongera urababwira ngo ariko mutegereze gusukwaho bisesuye imbaraga zivuye mu ijuru. Duhe kongera gutegereza, duhe kongera kwifuza kubatizwa mu mwuka wera. Garura iyo nyota mu mitima y'abasore, garura iyo nyota mu mitima y'abakobwa, kuko abo nibo bazahazwa, abo nibo ijuru rizasura. Garura iyo nyota yo kwicara ku birenge byawe, aricyo dushaka, kuko ntitwabyishoboza. Wongere utubatize mu mbaraga zivuye mu ijuru, wongere utwuzuze nyaguhora ku ngoma. Garura iyo nyota itari y'ibishira, garura iyo nyota yo kubatizwa n'ijuru mu mitima y'abahungu n'abakobwa, kugira ngo tukubere abahamya b'ukuri. Urakoze mwami w'abami, umugisha abana bawe bose bagira uruhare mu gutegura ibihe byiza nk'ibi. Ubaha umugisha abatanga umwanya, abasenze, abatanze ubutunzi bwabo, ubaha umugisha. Twese dukangurire mwami kuzuzwa ibyawe, kugira ngo tukubere intumwa mu myaka udutije. Icyubahiro, gukomera, ubwenge, ubutware byose nibikugarukire uko bikwiriye, mu izina rya Yesu, amen.